noneho sharisi wanyuzwe noneho nabandika nataha. Nuko abahungu tutajya tunyurwa ariko ntari bitu umwanya urahagije wakoze ku matemu yawe. Nawe wakoze. Ninguhamagara uzagaruke kunsura. Ngaho tugende nkugeze hariya hirya. Kare wambwiye yuko umwana agiye mu mashengesho. Twategereje rya masaha yose dutegereje. Ibi ntago byavamo. Urumva? Nese agiye gukorwa iki ko wagira ngo ugiye kumwe. Twumvikane. Madara kuva ryari murankubwira kuba wicaye ku intebe nazo ko ari abagabo Ako ubundi mbaze mubaze ubundi ndi umugore wawe cyangwa umutoragura urambaza mbaza bavuye ku intebe none aho Nese mbe kuri intebe bishatse kuvuga ngo muri rugo nta kintu cyaho ushinzwe ku buryo no kwicara se ni ikibazo icara hare hasi none akajya kuvugiramo yavuga vuba umugabo ni umuganji w'urugo nta kintu navuga biri ko muri iyi minsi turi kumvikana mva hejuru wicara Anisoni. Ako ubundi wa mugabo ubundi mbaze mubaze ubundi ndi umugore cyangwa ndi umukozi hano ubuse nk'itiki uri umugore murakoze wa rwose ntabwo hari ikintu tutari kumvikana wa mukobwa wawe ari hehe ako ntabwo nakubwiye ko yagiye gusenga ejo bundi yaje saa 2 amaze iminsi tutakuza saa 2 ugiye kumbwira azahora asenga kubera iki wa mugore atse kumbere imbagamizi ndetse ngiye muze gusenga ako ubundi ndabona ari kugura neza ko mwegera ubwabo mwiza mbese ubu wowe urumva umwana buri gihe uzajya urutongana ngo umwana ako muganje wanjye kubera icyo udashaka kunyumva mbaza tuzaye duhora dutongana ngaho ngo wambije kwicara ku ntebe ngaho wambije nese ubasi nzakora iki ngo mbwira ikintu nawe nzakora aba yagiye gusenga nibyo kambyumve iminsi 5 yose agenda yikurikirana nazo saa 2 none se ako rero nawe ariko reka tubivugeho umwana nawe umujye umureka ajya gusenga asabane n'abandi bana erega buriya ntabwo wegeye gusenga gusa wegeye no mu rungano rwe kankubwire ngewe Japo ntabwo mbishaka mu rugo rwanjye niba agiye gusenga nafata umunsi umwe ariko buri munsi ngo agiye gusenga ngaho saa 2 ntabwo twakumvikana wa mugore ako muganje wanjye nose uzajya unziza n'umwana wagiye nagutwamubyaranye inda nigeze mbi wacu mfite inda she naho ubundi nibyo mari kukubwira urabona kubera umwana wacu hari utumba munashaka kuzana nyine tumubwira rimwe na rimwe tukamubwira ariko hakazamo kana kugira ngo dutsibuke rero nteje ubundi naramutumye mbona aratinze bura nagize impungenge rumva gerageza buryo ki bamukobwa wacu ujye umubwira ataye kare uko abahungu bo muri iyi minsi kwa basaza babasore ngo bafite ngo bushyuye yewe ibyo abasore namwe nufite ko bavuga uwo mukobwa wacu gerageza umwumvishe buryo ki agomba yatakare kubera ko ega rero mugabo mwiza nawe muramubwira kenshi cyane ngo atahe kare ariko ubona ko agerageza rero nkawe nk'umugabo mu rugo niwe ugomba kumukanira kuko niwe yarebye igitsina cyawe akagutinya ega ngerageza kumubwiramo nkabona aranyumvise ariko buriya bigiye gatindamwo ngira impungenge mo gatoya mbere ugomba kugira ubwoba umwana w'umukobwa uraracyari mutoya ntabwo aragira igihe cy'uko yateretwa kandi abantu b'iki gihe barimo barashaka abana batoya tugomba rero kumugendaho tukamenya yuko agomba kuba atakisi saa 12 agomba kuba ari mu rugo ari muto ariko buriya ndetse ufite ububasha niyo mpamvu ntamutangiye nonaha byazagwana hazaza hari ibintu mbona gasanga kuba ari nk'igihe nk'iyo navanga kagenda gasanga abahungu bamwe mu nguni abandi mu bikuta abandi musi ibiti gasanga bafunze inguni yewe ariko wabonye ku twashakanye akabantu bakera twitwaritona ari amateka niyo mpamvu nshaka kugira ngo neza umwana wanjye nzamukoresha ibyo twakoresheje kuko abana b'iki gihe ariko se hari wundi ngo yagiye muri coaching se mwuka byaramwe ariko coaching ni biye yagiye muri nyine kwiga yagiye gusubiramo nyine wa mwarimu twamushakiye gorata nibyo ariko ubikurikirane mva mana yanjye nawe nabizi ngiyo yagiye gusubira mu masomo kuza gutaha hari azakare nkamubwira ngo nubwo atazakare cyane nk'amasamba namuhaye ariko aba yagerageje ariko ndabizi neza ko turi bumushyire ku murongo noneho rero ikintu kiriho
naza umubwire ko igihe navuze ko waza tuganire ansange muri se tuganire ubwo sabo naza umubwire kanje ko mani gutegwana mu nzu nta kibazo kuko tunarugiyemo kandi kubwira ngo ajya ataha kare si uko mwanze yajya gusenga ajya mu masengesho atayajyamo rwose ngiye kubesha pe ni ukugira ngo umwana wacu tumuburere ubuzima rwose rero mugabo mwiza nanjye ndi umuntu mukuru kandi ndabyumva pe ese uzi ngo ngewe umwana wanjye simba muhangayikiye si twamubyaranye si nk'ibyo byose mba ndi kukubwira ngo ahubwo reka ngere vuba njye gukora uturimo kuko baza bashonje gera rwose gira uko wakwanye asange wenda ari two batunganye sheri rero nahe dore burije kandi murabona babeshye ko nagiye gusenga bazi ko nyine nagiye gusenga rero burije reka nahe oya sheri ntabwo nakwemera kutaka kanya urabona amasaha arangaye wawu kubera njye mba ngukumbuye mba numva igihe kigihari shasheri nanjye mba ngukumbuye ariko kubera umwanya kuri njyewe uba mutoya nicyo kibazo Queen basi mbabarira tugumane wenda nk'amasaha 5 ndi bwaguherekeze ngo ushyitsi wanyu niba ufite ikibazo cy'ababyeyi okay nta kibazo kubera ari wowe sheri wanjye ndagukunda urabizi sheri karama icyaba wenda hakajya ubundi inyuma y'Imana hazamo wowe ubuzima bwanjye mba numva ari ubwawe pe nukuri urakoze nanjye nuko ndagukunda yego rukundo none buriya hari igihe mba ndyamye nkumva mbese uri mu bitekerezo byanjye ariko nyine kubera uri kure nkumva nabwo bikanga kuwunyura nk'ahatari kubundo waba nk'akanyoni nkaguruka cyangwa ikinyugunyugu nkagusanga iwawe ariko urabesheshe wanjye gusa nanjye nukuri njya mu byama nkagutekereza nkumva twagumana nk'uko tumaze singa numva ko twatandukana ese bebe basi twazashatse ukuntu twirukanse igihugu ukaba uwanjye forever reka byose biri mu biganza byawe sheri njye nta kintu nakora utabigizemo uruhare uzi kujya duhura twiyibye birambangamira nanjye sheri wanjye basi kambanze nkwereke banza urebe couple yacu ni nziza noneho ndayikunda uzi ko n'abantu batubwira ngo turaberanye bagenda bambwira ko tuberanye Adamu na Eva cyane cyangwa Deriya na Samusoni yakoze basi siko nko ndeba nzana ibyo gwatuma mvuri urita imitima wasigaye witonganya oya ntabyo kwitonganya naho rwose buriya ibyo nakubwiraga kuri mwana kugira ngo tumuhe uburere bwiza oya nanjye ndabyumva ndi umubyeyi we mbona ubuturyo bumeze neza ra intoki zimeze neza usubize ko ntahaye ibintu bibi oya rwose nta kibazo ese ko ndeba uyongobeza nk'uyongobeza iki ndeba uzikirayo zose ugiye ikibazo madamu ibintu biriho unibuke yuko ari njye wabi hafi biriho bamuhaye izijana none atangiye no kuziyekenya ibi ndabigira ne ahubwo ufite icyo nshaka turyoshye ute mama bimeze bite ade bimeze ute bimeze neza none utashye kare cyane hano mubwire ukuntu papa wawe yangiye rero mwana wanjye ugomba kwitwara neza ukajya utaha kare urumva noneho ngize n'Imana utashye kare yambwiye ngo ugomba kujya utaha kare wataha bitinze mukabonana ahubwo nawe aragushaka nkakuganiriza urabona muri iyi minsi abasaza bashaka abana bato ugomba kujya utaha kare rero mwana wanjye sibyo kandi unyumvire ashaka kukuganiriza kugira ku masaha yo gutaha ukitwara neza nimba ugiye ukamenya ko uri bugaruke kare kugira ngo utazitwara nabi sibyo ibyo gwase bivuze ko ngomba kuzihaha wangiza ukazirya uza kandi kantu kari mu izi ntoryi mbonye nagati umuntu wese inize ntoryi yari mwiza nkawe pe mereza hano se nyine ariko si kandi mba nazihashe mbese ibyo byo guhaha ibyo uzajya umereza desa ijana nzanemo izawe ujye uyangiriraho ngewe mushyiriraho se ngenda akora urasetsa wavuze gakeya
ibyo ngibyo ngewe ntabwo mbishaka ahubwo n'abaturanyi ndabatumaho nzajya amaso nurangiza ujye n'ibishya ariko nizere ko ibyawe ubikuyeho. urutoryi rumwe ko ujya gutuma uvuga amagambo menshi rumwe ubwo wakwicaza mu bagabo wakicara uvuga ngo ngiye ngo nari urutoryi rumwe nta kosa ryo kurya ririho. ushatse kuvuga noneho ko ugikomeje no kurya n'izindi ubwira akantu ubuzima bw'ingiro bagiye kugwira wabonye hejuru mereza ubwo wanjye mereza ngerekana nigendera n'umwana anategura tunari kumwe mana yanjye gusa wabaye turi munsi noneho rero Cadette mwana wanjye dore usanze ndi mu masuku ngenda ukora ibyo nawe ndimo ndakora sibyo jyana n'ibijyana na kamwe ugashyire mu nzu ujyane neza bitereka hariya mu nzu ukora amasuku nawe ndimo ndakora. umugore mwiza garuka hano akintoryi kavuyeho rero tugize umwanya w'amasaha ariko uyu mugabo yaraniwe ubukibuka n'intoryi wagira ngo inda sinzi ikintu kibamo kisha make wa mugore we kare wambwiye yuko umwana agiye mu mashengesho twategereje rya amasaha yose dutegereje ibi ntabwo byavamo urumva nese hagiye gukorwa iki ko wagira ngo ugiye kumuri twumvikane banze nkwereke nese bigiye kuba ni ibiki noneho mwaka agiye twumvikane tugeze sangahe none se ungunge nyine itonde gatoya itonde madamu tugeze sangahe umwana atarataha none se ugiye kunkubita ngiye kukubarira iminota 3 mbe nagiye garuka hano garuka mbese urashaka kunkubita ngiye ndimo kubona ushaka kunkubita ngiye byavamo umwana ntabwo twafashanyije kumubyara nyine vuga utarize umva gatoya ntabwo byabura igihe ntabwo umwana twafashanyije kumubwira ko uburyo wangiza ukambwira gutyo ugiye kurana nawe ukubise se basi nimara gukubita urire rimwe none se kubera iki ngiye ushaka kumbwira nabi kandi umwana twarafatanyije kumubyara ngaho ihangane gatoya mbara amasegonda 3 wagiye uriya mwana wamugaruye umva kandi gato utibagirwa ikindi cya kabiri utamuza urugo ntugarukemo genda mwiri wiki ukoze he umwana ugahambirwa urakabona ko mumbwira nabi reba uko nari utumye bapfukama hano agira vuba mama uzi ukuntu twagize amateraniro meza twasirinze amateraniro meza barimo kunkubita ubwo urumva ibyo bintu ari byo papa wimukubita ni ukuri pasiteri twasirinze yongera yakisirinze pfukama ako kagiye kumvira se mbabarira papa nyine pfukama nose ugiye kumpfukamisha kandi aho nari nagiye na mama haje ko nigeze mva muri urugo batabizi aho ngiye mubwiye ko urambwira noneho urashaka ari ngewe wapfukama nasa mama jya wumvira papa hari ubwo nagiye tutabiziranye nyine jya wumvira papa ibyo uvuze turabisobanura basi wapfukama n'ubundi niho uhera ugenda ukanamara n'amasaha harya ngo uvuye he uvuye gusenga papa uvuye gusenga kuko ndi mwana wa ubu turi sangahe ni ukuri natinze ariko nta hari nari ariko nayo benshi nkorere ku mwana aho ngenye ubundi uyu mugabo arashaka kumubitira umwana agiye kwa muganga wari amerekeje cyangwa ni mama wamerekeje iyo mita tuyikura ngaho ntabwo ngiye nyine mutonganya ariko wimukubita usenga buri munsi nose ko amateraniro aba buri munsi musenga kwa kangahe kwa kangahe iminsi yose iminsi yose urabona nawe ukuntu mba nkubiswe ubundi ibigofero ni nabyo bikoshye kubera ibi bigofero wambaye ibyiki nibyo bikoshye ubundi ubu ku rusengero musenga mwambaye ingofero uzikuramo ukayambara utashye dore mama nawe reba ukuntu ubu se nagenda mu muhanda bishimye ko ngenda uvuye mu kabari ariko se haba yagiye mama muri kumwe kumva umushyigike muri byose ntabwo ajya ujya mu kabari wibeshye kandi unamukore ni ukuri ntabwo njya mu kabari haze ngagiye mu mashengesho umuntu se azaza yikoreye aha umva uzabyerekeza n'amaboko yombi wincira urwo rubanza winyaturiraho ibyo bintu nzakuribataho umunsi nzabona hari ibintu byahinditsemo ubundi ko buri nese ubundi tujya tujyana cyangwa twese twaramubyaranye ubwo ujye umuherekeza gusenga nyuma yo kujya gusenga none twese twamubyaranye ubwo uzajya mujyana umunsi umwe nanjye mujyana uwundi twaramubyaranye kandi urahaguruka twumvikane rero gakeya twumvikane kidogo sibyo
saa 12 ni uko bageza no mu rugo turatumvikanye. Wafashe mama wawe imirimo kuba wavuze ngo ajye mu mashengesho mama wagasigara no wenyine imirimo yamwishe iyo mana ni imana nyabiki. umwana udakoropa, umwana utavoma, umwana utanekera ngo aba yagiye gusenga. Ngiye nk'abanirwa nkushyigikira n'imbere ya so arimo nkubita. Reba urushyi wamubise kubera wowe n'igise cyawe cyandiye. Urumva Mana yawe uyu mwana mukurikirane hazongera kumva yuko ngo saa 12 mubona no mu rugo. Hazongera ngo mpangana nawe kubw'umwana mubwira ngo ataye kare kumva yuko yagiye mu mashengesho sinyashaka mu rugo. Nikagende kagenda mu nzu kagende kavanga.